reka tubasuhuze kandi twongere tubifurize ikaze inshuti bakunzi bacu, tubibutsa ko ari Ibendera TV ukomeje gukurikira, kandi tunakwibutsa gukora like ndetse na subscribe, yewe ugakora na share kugira ngo izi inkuru tubagezaho zigende zigera no ku nshuti zanyu hirya no hino. Inkuru tugiye kubagezaho ni inkuru dusanga ku kwezi akadomo rwa, isa naho itangaje, aho umusore w'imyaka 52 agiye gushakana n'umukobwa w'imyaka 50. Abahanga mu bya siyansi ubundi bavuga yuko ngo umukobwa w'imyaka igera muri 50 aba yaracuze, aho ngo biba bitagishoboka kuba yakongera gushyira imugongo cyangwa kwibaruka. Kereka muri Bibiliya gusa niho byagaragaye, aho umugore w'imyaka irengeje yabashije kwibaruka. Nzigira Theoneste w'imyaka 52 na Mukandekezi Rachel bagiye gushyingiranwa nyuma y'igihe kirekire bategereje isezerano ry'Imana nk'uko ubo ubwabo babivuga. Mukandekezi Rachel avuga ko yagiye muri ADEPR afite imyaka 25 y'amavuko, ngo Imana yamubwiye ko izamukorera ubukwe, akajya abona abasore bamubwira ngo babane bazakora ubukwe, nyuma akabyanga. Akomeza avuga ko yahuye na benshi bamubwira ngo babane bazakora ubukwe, nyuma akabyanga. Akomeza avuga kandi ko yahuye na benshi bamuca intege, ariko ngo abatizera babitekereza, ariko abizera baramuhumurizaga bakamubwira ko Imana izasohoza ibyo yavuganye nawe. Nzigiye we yatangiriye mu seminari, aza kuyivamo ku mpamvu zitamuturutseho, nyuma aza gufata icyemezo cyo kuzashaka umugore. Ngo yaje kujya muri ADEPR atanga icyifuzo ngo abanyetorero bamufashe gusenga azabone umugore. Abo nibo banamuhuje na Rachel, umunyamasengesho umaze igihe kirekire ategereje ko Imana imusohoreza isezerano ry'ubukwe. Rachel na Theoneste bavuga ko nta bushobozi buhambaye bwo gukoresha ubukwe bafite, gusa ngo bizeye ko Imana izabibafashamo. Rachel afite icyizere ko Imana izamuha urubyaro nk'uko mu masezerano Imana yamuhaye harimo n'ayo kuzabyara. Rachel yizeye ko azabona abana nubwo mu buryo bwa siyanse yaba yaracuze. Agira ati, Imana niyirema. Ubukwe bwabo buzabera mu mujyi wa Kigali tariki 7 z'ukwa gatatu uyu mwaka wa 2020. Bakazasezeranira muri ADEPR Karondo muri paruwasi ya Rusororo. Reka tubifurize kuzagira ubukwe bwiza kandi bazabyare baheke.